barigomwa bagata umwanya wabo bari kugirira abantu bababaye ngo babagirire neza mwebwe mukumva ngo imbaraga zanyu nuko mushaka gukubita umuntu mwanje we nafanya rero nta kunumba ntagise nese byo gushimika ko abana b'abakobwa byo rabivuga yiki ibyo nabyo narabikurikiranye byose kuko abo bashimuse bose nabo narabagarusha amagambo make kuko ibintu byose ndimo ndumva biri guteza ikibazo ku gihugu cyacu nta kunumba ntagerageje fandi yabimaje kurambirana ngiye kukubita statement ako ibintu mwankoreye ntago nabishobora ako ibintu mwankorewe na mama do akabyera uzi ikindi Imana yonyine nayo yonyine urazi kwica abantu neza Yesu we Nazareti umva yafashe mama amuviza isasu mu mutwe kurakagamo wa mukobwa ibyo bintu ni kuvuga ngo yarari muteye mbona amaraso akuye ahantu hose birashimishije ese bwo namwe nabyishimiye wa mukobwa urananiranye uranyuka kuba yarapfuye ubu biragushimisha ubu rero tayari wicanye ukumva urishije ngo nahishije ibyo se nibyo naguhamagariye reka nkubwira ngo ibyo naguhamagariye mbwira niba wahishije njya kwirira ngo nimba nahishije ujye kurya nese ibyo naguhamanza nta nubwo wajya kurya nese sinabikubwiye wabimbwiye ahubwo ibyo bintu namamagaye nta gaciro bifite nta gaciro bifite nakuri urumva bifite agaciro ubwo bugome bwawe icyo wakoze ibyo ntibikureba wenda bazanagufunga none se nimba ntacyo bigutwaye nakurangisha ubwo nanjye ndabona uri mushya muri quartier okay ko nundi nanjye nari nibuse nkurangisha mbere ariko reka maze kwibwira nitwa Pasi nkaba naje hano Nyamata nyine naje ku mpamvu z'akazi bamaze nazitwa nde nanjye banyita Vanessa uza guhura nawe ndabona ina hari kari heza cyane ni heza nyine nta kintu watwaye ese ni hari salon de coiffure umuntu yajyamo nyine bakamukorera ibintu by'amasuku hariya ruguru ku busantere bwawe ariko sana kino gipangu ni cyawe cyangwa ni wanyu hano ngaha ni mu rugo ko ndabona uri mwiza pe ese tudasubitse ibyo twari turimo uje mu kazi kameze gati ntakurikirira kigo nyine nanjye ndi umupolisi ni byiza nishimiye guhura nawe urakoze ese waje nkaguha karibu tukaba tuganiraho ko nta kintu watwaje utakunda ari agahushya gato bari bamayera ndimo nihuta ntabwo biri butinde ni akanya gatoya nta kibazo reka nere kubusuzuma amakuru se kutugendereye hari ikibazo mfite nyine cyanze gusiramukira kuri sitasiyo none bibaye ngombwa ko ngiye nizura ku cyicaro cya polisi subwo ibyo bintu birashoboka we ngiye rwose umva nanjye byaranshanze yesu ubwo byanze gute ntabwo nabikubwira ngo byumve ikibazo ngiye mfite hari ubwicanyi ngewe mfiteho amakuru ariko iyo ngiye nkabibwira kuri polisi banca amazi ubwo rero ngiye ndaje ngo murebe ko ari uko mwabibwira abapolisi bagenzi banyu kuko rwose ngenda bibabwira nkabona nta kintu bari kubikoraho nyine pe ubwo se hashize igihe kingana gute hashize igihe kirekire ibyo bintu bibaye
ariko urabizi ibyo bintu byihorere ngiye kubikurikirana n'ubundi nari mfite inama nyine hari abandi bantu nyine bari bagiye kuza aha ngaha mbaye nyine ibirego byagiye binanirana kenshi na kenshi ariko nawe nizere ko utagiye kubyireba ni ukuri kuko birababaje cyane ahubwo shyira nomero zawe mo hano shyiramo nomero zawe turebe gusa nyine n'abandi bapolisi nari nabahamagaye bashobora kwirukanwa nitubona nyine byanze cyangwa se nyine tukanabimura rero izina ryanjye ni Abiera rero Abiera naryo ryihinduramo narebe ariko rero bari abapolisi ujya umva abayari rwose bigira ikibazo rwose tugiye kubikurikirana mubikurikirane ikibazo cyawe biranakomeye cyane rwose birakwiriye asira ntazirangije Abiera ni Abiera izina ryanjye reka ngende rero kandi mwakoze kunyakira oya ni inshingano zacu icyo kibazo rwose mugikurikirane cyane cyane sawa ibintu by'ubwicanyi na ruswa umuntu yasinyiye ko ashoboye akazi none ndabona ahubwo ariko ikibazo kiri gukomera ntabwo mbyumva pe ntabwo mbyumva kuri hano amakuru yawe amakuru ni meza hanyuma yayo amakuru ni ibisanzwe nyine ni ubuzima buba bucanganye gusa hanyuma kibateraniye hano ni ikihe nyine urumva ikintu cyari kituzanye twagira ngo tukubaza amakuru y'ibibera muri uru rugo ayo makuru ntabwo nyazi nta makuru uzi abera muri uru rugo tubwira ariko niba uyazi turimo turihuza nta makuru uzi turaguta tugenda ibyo kuvuga ngo nta makuru uzi uzabivuga kuri sitasiyo amakuru yanyu amakuru ni meza ibintu se ndimo ndumva bya ruswa ubwicanyi ubushimusi bimeze bite nta raporo muba mutanga ibintu bya ruswa n'ibigendanye ruswa ko nta ruswa
ziba ziri gutambuka. ubwo ntabyo uzi muri make. Fandi ibintu bisaba kubifataho amakuru afatika. Namwe nta kintu mubivugaho se? Nyine ngicyo nabivugaho ntabwo wahita uvuga ngo nyine ngo habaye ruswa kandi nyine utabifite amakuru ya nyayo. Wahita utubwira nyine ko habayeho icyaha cya ruswa kandi nyine utabifitiye amakuru ya nyayo. Amakuru yo ndayafite. Ayo makuru urayafite byizewe se? Cyane. Cyangwa bakuzanira amakuru y'ibihuha ukagira ngo ni ubwo muri make ibyo byandi kumva ntabwo bihari. Byabyo ntabwo byabura ariko turabikurikirana. Afande reka buriya ibirego ntabwo byabura. Oya sibye n'ibyo ngibyo nyine polisi station yacu irakora cyane pe. Irakora ariko ibirego mba ndi kwakira ahangaha ni byinshi. Erega nyine urumva ikibazo kiri mu baturage nyine bahita bakuzanira ibirego ntabwo baba bamanije kubinyuza muri polisi station ibegereye. Ibyo bintu rero ntabwo mashaka kubyumva. Kubera se? Kuko niba umuturage aza kuzana ikibazo ahangaha abasimbutse haba hari impamvu. Ubwo nyine impamvu yo ntayo kuko rwose nta kuntu wajya kuregera gitifu usize mudugudu. Impamvu irahari kandi ifatika. Okay, ubwo niba reka nyine ubifata nta kibazo ubwo bifate gutyo icyo nzi ko twe nuko dukora cyane kandi dukoresha imbaraga zacu. Nawe ni kubyumva. Reka twebwe turakora cyane nta n'ukuntu tutagira ahubwo bahita baza bakakuzanira ibirego baduciyeho ndumva ntazi ukuntu babigenza. Rero ibyo nabahamagariye byarebye gusa nyine uko mubibona uko nguko bishobora kuzafata indi ntera kandi bizabagiraho ingaruka. Ubwo rero nyine nzagaruka nyine kubasura ndebe ukuntu biyisubiyeho nta kundi. Oya byo kwisubiraho ntabwo ari byo utubwiriza kuko biri mu nshingano zacu. Okay, ubwo nzabibona nta kundi. Natwe tugiye kubikurikirana ubwo ngubwo. Okay, musubire mu kazi kanyu ubwo nyine nzabasura vuba. Nabiyera ihangane ufate moto ni kuri cya kibazo. Yego ni wa mupolisi. Ihangane ufate moto. Subo ntaranyereza we. Noneho ubu twaganira nari cyane ndahari. Rero kamubwire mbese babana mwaravuganye se? Twaravuganye ariko nyine bampakaniye ko nta bibazo nyine bihari. Barakubwiye mu bibazo bihari cyane. Rero ikibazo mbona gihari mu rugo rwa Hariyamba kwa Maro. Hari ikintu cy'ubwicanyi bukabije. Ubwicanyi pe mu muryango wanyu. Mu muryango wacu tu. Noneho hari igihe njya mbona nyine nkabona bafite communication n'abapolisi nkabona nyine sinzi ibintu bwabo bari muri famille yanyu bafite communication na polisi. Hari ukuntu abajanene ngutuntu nyine kumva bari kutugira. Nese ujya kungeraho hariya mu biro wari waciye kuri polisi? Narahaciye kandi baramakaniye nyine impamvu urumva batanga nyine utwo turuswa nyine nawe urabyumva baba haruswa ahubwo mwebwe nk'abayobozi nge bisigaye binatanga pe ari ikibazo se kivuga ahubwo kinakomeye cyane koko. Nese ubwo bwicanyi buturuka kuki? Ni ibiri nyine bishingiye mu muryango wacu gusa nyine pe nkugana nyine ubufasha bwawe no kubifata pe ndakwinjiza. Oya n'akazi kacu kugufasha nizo nshingano zacu twahawe. Mugire vuba pe rwose birankabije njyewe ubwanjye nsigaye ndyama nkanabirota njye nkanabatekerezaho pe ntajya ubwanjye nkitekereza. Wihangane birababaje ndi kubyumva pe ariko urabizi niba bigeze aho ngaho muri famille yanjye ngiye gushaka ukuntu nshyiramo amaneko no muri polisi nshyiremo undi maneko paka maje kumenya ahantu imva n'imvano ukuntu byagenze gusa nyine wihangane birakemuka vuba. Nyine namwe mukora iperereza rega mubikora nabi. Yesu ubu mba naragombye kuza ku rwego rwa polisi. Oya nyine turabyumva gusa nyine natwe tugiye gushyiraho izindi ngamba. Kuri sitasiyo ntahasize rwose bari abapolisi bakora akazi kabo nabi cyane pe njyewe rwose ndamutse ndi nkawe rwose njyewe nazanabirukana. Oya ibyo byo kubirukana ntabwo ari njyewe nyine bireba gusa nyine hari igihe nzavugana n'abankuriye
turebe nyine ukuntu twabigenza gusa nyine birakabije cyane cyane ariko cyane nanjye birambabaje nubwo nyine akihangana. so rero kangende ubwo negereje igisubizo cyawe kandi nizere ko utazanenga. Oya ihangane humura ngiye kubikoraho kandi sawa reka ngende ihangane kandi mugire umunsi mwiza. yego nawe. ariko mani uba amafaranga yo kuzajya kwivuza kino gisebe nzayakura he? No muri no mihanda ko nta muntu wagufungurira. Ndareba ubu buzima bugoye sinzi ko nzabubamo. Icyama nkipfira n'ubundi nta n'ikintu nkimaze. Kanegerereza aha wenda ndabona uwo nsaba amfungurire. Igicucu nge tura nzagira ibintu bibazo biba muri uru rugo ngira n'igicucu kirwa ciciye ahangaha uwo muntu uko uzi kugeraho hari amuntu gusa ubu nakugize wintare sesemi igicucu ako nawe ugomba ukuntu buri kunuka gusa ubu ngiye kongera ntabwo mba ndi kunuka ntabwo mba ndi kubyumva. warapfuye nyine warapfuye ntugusigaje iki bose basi wazamfashije nkajya kwa muganga. nizo wamva cyakoze akakubwira rero ikintu nagufasha ahubwo wowe n'ubwo akakubwira nuremu nabo ubwo ngiye nzakwiyica ubwawe uzakubwira we gafite igorokodile wazanyiyiciye se ubundi nkafata ziriya natazakubwira urumva njyewe ntabwo nakimenyera aho ukuntu nakuza ayi wowe waziyahura ndashaka ukuntu nzayahura nzave kuri iyi si kuko n'ubundi nagusabiriza nta muntu umfasha naho mba naje gusabira n'ukwirwa banyirukana ku gipangu cyabo ndaje nziyahure n'ubundi nta n'ikintu nyimaze. ubu ngubu kwera abantu bahangaha bagiye he ubundi bitari bisanzwe ariko kiriya gicucu umenya nicyo kineye n'umwaku si uko ko ubuzima bw'ahangaha nzabubamo kugeza ryari njyewe sinzi ukuntu rwose hano hantu ubundi hahoraga abantu none kweri haranakinze birakabije pe sinzi pe ariko ubundi bana bawe umenye neza yuko bari abantu umuryango wanjye batawukunda bana banjye uriya muryango ntabwo dukunda murumva mumenye neza yuko nubwo uriya ari mubyara wanyu atabakunda na rimwe mwebwe muzimenye nimukura muzimenye mukundane. ariko mama umwana uri kuvuga ni Abiyera? yego ni Abiyera. Abiyera njyewe mbona dukunda. Abiyera ntabwo abakunda abana banjye ariko mama njyewe mbona dukunda. mwa abana banjye abana banga kumvira umubyeyi ntabwo baburana n'ingaruka nimutumva ibyo nababwiye mwa abana banjye muzahura n'ingaruka kandi mbasezeranyije ibyo nababwiye kuzakundana murimo muranyuma bana banjye ariko nanjye nabaye ikigoryi koko buryo bwose nta n'urukundo bari bamfitiye nanjye nkaza rwose ngo tube inshuti mbega umuryango w'iki gihe mbega abanyamuryango buriya bwose mana yanjye reba imvura iraguye imvura iri kunyagira gusa koko mama nawe rwose buriya nabyo ntabwo abisaba urandebera ahusura urwo noneho ruri kujya he
akorora iby'isi noneho ni amateka. Subira hanze sha, subira hanze. Wamba bari kuko kanyugamisha, wamba bari ukanyugamisha kiyemvura rimwe. Nari sanire kukuvugisha amatama abiri. Ako wagigira umutima mwiza. Nagigira umutima mwiza se. Ndewe aho ugifite umutima. Ako kugira umutima mwiza. Uri Imana se ureba mu mutima w'abantu. Ngo ngubabarire nguhukamishe nta n'isoni. Ndavuze ngo toka toka. Urabona imvura iri kugwa urumva? Mbona ivumbi mbura umuntu. Mbona nimero zawe zikikuye. Imana izaguhemba. Ndavuze ngo ihute. Imana si Imana izamenda ibiki ihute. Bari ibyo. Iruke gira vuba. Urandebera akakanura n'umuntu ukomo. Urandebera range kira igikuri. Aha se niba urwabasazi twugamisha kijya kugamika nombe cyangwa kijye se hasi gatira gicucu. Mumeze hanze bene ibitekerezo byari byagiye kure ahubwo nayo nje hanze byo gufata akayaga. Muri se byakugendekeye bite ko mbona wahindutse? Shabera akababwira bya bintu byambanye ingaro. We na mama mbabwira mu yibya nuko utazi ikibazo mfite nanjye Imana yashimye ntabwo ndi bubigenze. Ntabwo uzi ukuntu uri bubigenze sha muhame hamwe mwumve narababwiye muranga murananira none bigiye kubagaruka kandi ndabagira inama muranga kandi nyamwanga kumva niyanze no kubona sawa nyine ni mugo nayo nta kintu ngiye nagufasha byamwomeranye pe. Gute rero? Reba ba bantu nahaye misiyo yo kwica ababyeyi banjye nyine bashyamiranye na Aniya none bakumbwira ngo nawe tumwice. Nice Aniya? Reka mbabwire Aniya nubwo mwanira urwango rwo kumwanga Aniya ndamukunda ahubwo nibeshye ugakora ikosa ryo kumwica. Urabona ari igihe kigo cyo kwimaraho umuryango wose nyine n'ubinjiji uzamwica nanjye ejo bundi bazakubwira ngo unyice ibyo ntibikureba ahubwo uramumaro kandi ubwo nzanigendera. Urumva ibyanyu rwose njye ntabwo byoroshye pe ejo bundi ubutaha wasanga ari njye mugiye kwica Aniya. Umva wibeshye kabareva nawe turi inshuti pe ariko wibeshye ukica Aniya nawe urinjije bundi gute mama yagushitse we na mama nzakora uko nshoboye ahubwo nanjye muzanera umujinya bajyane kuri polisi njye nijye kubarega uko ibyo mwakoze ni amahano pe ntago bibaho koko hasi ubundi wowe umuntu wize kweri mbwira uratekereza cyangwa kumbara se ujunja mutari kuvuga ntabwo uri kumva ibyo ndi kukubwira. Kabera abaye ari wowe biriho nawe wanyumva nawe nakumva ariko se kuki sinabikubwiye bitaraba nabi ukanyiryaho tayari byumve nyine nuko sabunda bera ubundi ibyo dukora byose ubona atari inyungu zawe. Iyo tuba tutarabikoze ntabwo ubusuke amavuta wisiga ni njye uyaguha
imyenda wambara n'ingigo utangiye kunyurira ubwo utangiye kunyura none urahaza utangiye kugira umva naye ndi kwiga urumva ejo n'ejo bundi nabona akazi winyurire amavuta yawe ibyo byaha ubwo nzaje nanayareka kuko ava muri ibyo ariko urabizi neza ko umuntu kuvuga ko utari mama wawe umva nubwo ari mu yarambaye ndanamukunda cyane pe ariko ibi nakora byonyine bizatuma mpita mwanga muzinukwe nawe muzinukwe ahubwo narakosheje kuba atari weho nahereyeho niyo nyine nibyo navuga ngo nanjye uzanyica abizi ko nanjye ejo n'ejo bundi wazanyica urumva yambaye yarawigumye kunera iseseme okay nani ahubwo nari nukomeza kunera umujinya nawe ejo uzajya kumushyingura Where we sat by the river so deep, you promised your love